What's up my people? Nizere ko meze fresh sana. Ariko uri kurumba deje mu wagira ngo ni Kendrick Lamar muri Super Bowl. Turi wowe turi asa. So nizere ko meze neza cyane noje kugarukana nawo mungu wanyu na Happy Zo aka Dangote. Ukanya gatoya turaje tubayisho tubaganirize muraza kuryoherwa turaza kubabwira bimwe byagiye biranga ubuto bwacu. Bimwe byagiye biranga ubuto bwacu mu twagiye dukuramo. By the way, hari generation zitigeze zibona ibyo bintu. Ni mu kanya gato nocikwe ni kuri Happy Jean. Don't forget to s'abonner. Tutanga n'igitekerezo right turi wowe. Yo, what's up my people? Nizere ko mumeze fresh sana. Right. So ni wa muhungu wanyu ni Orphe Bayo. Okay? So nago DJ nyine ndikuwe n'umuntu bita Happy aka Dangote. What's up bro? Wow, what's up? Mambo vipi? Na popo. Umeze fresh? Ni fresh kabisa. Bitu ni pilau bya ni shuna binono. Bitu ni biryani. Ni mabrianisation. Na machaili. Oh yes. Biteye ubwo wavuga. Ngwemeze gute se? Aya ni kwaje kugwira sigubeshye. Anga ni wallahi. Ni wale zo stikula. Ngwemeze mute se? Ndaho ndashima Imana cyane bitarabaho. So gahunda y'uno munsi rero nifuje yuko dusubira muhahise mukahise mu myaka ya kera hari urubyiruko urabona urumva vision 2020 turayizi 2020 yeah. None arubyiruko rwo muri bibiri guhera muri bibiri rutazi ngo muri 90 habaye iki muri 60 byagenze gute niki cyari cyari vibe zari zimeze gute twaravuze ariko urabona iyo wirefera cyangwa widocumenta ukagira amayide n'iki. Alright. So ndere iyo myaka nishaka kugira ngo tugarukemo ubwo no kuvuga ngo byaba byiza dufashe wenda kuva 97 98 igihumbi kimwe 1999 muri 2021 habaye iki 2022 ariko surtout cyane wenda tunisegura ku bakuzi bacu baradukurikiye ngira ngo wenda byaza kudufasha tumeneshanize neza abantu wenda Kigali Nyamirambo Gisozi Remera Kacyiru byari bimeze bite muri jeune donc ukiri mutoya abantu b'icyenda karindwi guhera ku myaka 7 tuvuge cyangwa 8 ariko harimo n'abandi bari bakuru wenda siba wenda nkuvugira ariko ngira ngo wenda twahiraho ngaho twashena tu wowe umwaka wumva ukoroheye n'imizi reka duhere muri 97 97 twagiye niki wibuka 97 generation y'icyo gihe nutuhe dushya twari duhari ni bimwe mu byaranze ubuto bw'97 kuba bafite ubwenge icyo gihe ubundi hari ibintu bimwe byabayeho ari film yakundwaga cyane yigeze kuba hit ari movie yigeze kuba hit ku buryo bigeze no gusora BC ni urabona nk'iza Volcano kurizo zingana kuri za Jaguar ari BC yasohotse rero so iyo movie yari Titanic reka Titanic iratuzi se cyangwa Titanic Jack na Rose kabisa iyo movie 97 Jack yasohotse iriya Titanic yasohotse 97 kabisa ndumva nk'ibyibuka mukunda ikindi kintu muri uwo mwaka wabayemo adanje nuko habaga ikintu bitaga urugendo rw'umwana w'umunyafrika urugendo rw'umwana w'umunyafrika rwatangiraga kuri EPA imbere hari akarasisi ka compagnie musique fanfare donc yari ka Kigali donc ka Kigali niyo cyari kigo cyagifite abapeti bakora ibintu bya fanfare ariko batoya uburyo bavuga ati aba n'abasirikare cyangwa ariko byari byiza urumva hari EPA ari Intwari ari Scafe ngira ngo ari Saint André Charles Rwanga akazi ibindi bigo byagiraga mu bitaro bagakora karasisi kava kuri EPA bagana kuri stade ku bantu baza kureba kino kiganiro baze kutwibutsa koko ibyo bintu niba babizi gusa muri memoire gifite nzi ko ibyo bintu byabayeho 97 aho ngaho twe turi kureba niki cyabaye muri 97 no tuwe dushya asenuzi 97 nanone nubwo hadutse abana b'abahungu bageze hano bakora imodoka z'insinga ndavyibuka naye imodoka z'insinga rero ari ikintu cyari cyarananiranye rero mu gukora imodoka z'insinga ikintu bita mortiseur amortiseur zabaga yego ndavyibuka naye nazi kuzikora imodoka ikaje ibouncing kabisa n'amatara none hari umutipe warushize gukora mortiseur mbaza ngo mapine bakoraga muke urabyibuka
muri Kamambiri. So ngurumva tubifatanyamo gukina biye. Yego, inobo ya n'inobo twazikinaga iyo twabaga twabuze biye. Akazamo ikintu bita gutwara ibipine twashyizemo amavuta twashyizemo n'amazi cyangwa nje nigeze no kujya nyijyana ku ishuri. Ubwo izipine rya moto yakwihutisha yi transport mo ya danger. Umva ukagera ku ishuri mu birometero nka 10 na bingahe ariko ugenda ukubita gutya. You guys reka tubibutse yuko turimo twatekereje kugira ngo twongere twiyibukije ibihe byashize ubutoya bwacu nibihe byagiye bituranga. So nibyo turimo kugenda tuganiraho ese umwaka wa 9 kangahe 9 karindwi 9 n'umunani 9 niki de special byabaga niki cyakokipaga niki ubwo buzima bwari bumeze gute. Turashaka kugira ngo tuvive ubwo buzima bw'icyo gihe kugira ngo turebe ese none bimeze gute none. 9 karindwi kuri kote y'abakobwa rero ntabwo twabibagirwa nabo bakinaga ikibariko bagakina agapira bagasimbuka umugozi ngira ngo arimo ibintu byinshi ariko mu byo twabahitiyemo byari ibyo ngibyo by'icyenda karindwi. 9 n'umunani hari icyo wibuka? 9 n'umunani nubwo haje icyo gihe reka mbifatanye na reka mbere wenda kuri televiziyo Rwanda. Televiziyo Rwanda ya kera rero ntabwo yitwaga RBA of course, so urumva icyo gihe ari Orenforo. So muri icyo gihe rero televiziyo Rwanda buri yatangiraga saa 12. Yego urumva yarafungaga kuko na saa 5 z'ijoro saa 5 z'ijoro ubwo yafungaga yatangiraga saa 12 umugoroba igafunga saa 5 z'ijoro. So icyo gihe rero abantu bafite televiziyo buriya bari bazizari zihari ariko hari n'izindi zabaga ziri noir blanc udashobora kumenya arabandi bashaka akantu kari kameze niba nakita gute kagatablo ugashyiraho ibara rimeze ukuntu. So rero mu bintu byarangaga televiziyo Rwanda hari indirimbo zigiye zitandukanye ariko reka ngerageze ndebe ukuntu byakurikiranaga baze kudufasha niba tukibyibuka. Ubundi hari televiziyo Rwanda yafunguraga arimo akantu kasamiraga iyo afunguraga hazagamo ibintu by'amashaza hanyuma rero reka ngubaza kandi njya nibaza televiziyo y'iki gihe ikora 24 wakwemera yuko hari umwana uzi yuko televiziyo Rwanda itigeze ifunga? Ntabwo bashobora kubyemera kubera ko niba reka ngutere story zabaga reka kubikurikiranya gutya. Twagiraga indirimbo dessin animé ya Samba tukagira Kiriku bure yaje kuzamo nyuma ariko dessin animé ya Samba ni yazagaho igakurikirwa rimwe na rimwe n'indirimbo ya Iyorere Munyana. Yego Iyorere mama ufite papa na tukaba tugiyemo noneho twagiraga umunyamakuru icyo gihe ari abanyamakuru bundi babiri ari umuntu witaga Umutoni Radio akazana Everine Umurirwa. Uribuka Everine Umurirwa rero yadutagamo ikintu cyitwa télé détente. Yego télé détente urumva akaza undi munyamakuru wakira akoresha ikiganiro cya education ku amashuri kuko iyo ndirimbo show yatangiraga ku televiziyo Rwanda berekana abanyeshuri bamwe ngira ngo nabana bo muri setando icyo gihe ari wo mupeti arimo indirimbo Houston imba nibuka neza upeta kunda kubyina abantu baza kureba inoza baraza kubyibuka. So akazamiyo noza détente hanyuma tukajya n'amakuru yo muri sport. Amakuru muri sport rero ngira ngo Jean Butoyi yari arimo ariko Jean Butoyi ari undi mugabo bafatanyaga nibuka ko yari inzobe gusa baze kudufasha sinibuka izina ryiwe neza. Akaza undi munyamakuru wakoraga ikiganiro cya TRC Top. Urayizi TRC Top ni ikiganiro cyabagaho cy'amashevali. Uwo mugabo bamwitaga Damien nimba nibuka neza yitabye Imana mwakire imuyero ridashira. So nawe yakoresha icyo kiganiro TRC Top rero yari igezweho byatari iyo watsindaga kabisa imeze nka betting y'icyo gihe nyina n'epoque kabisa. Ndabyibuka yuko waguraga inuza nomero y'ishavari yabaye ya mbere yirukanse. Iyo komeje rero hazama amakuru akazama yandi aba Patrick abantu bitwaga Patrick Nyiridandi yarataraza ngira ngo neza kuko ariko yari masatira tu Patrick Nyiridandi ku bantu bakurikira amakuru y'Igifaransa ngira ngo baramwibuka. Nihuse gatoya ngira ngo televiziyo Rwanda yarimo no gusatisha gufunga ariko ubundi twasuzanyaga na move ebyiri buriya y'umugabo bitaga Spectre Derrick
Inspecteur Derrick abantu bamuzi ari umu agent policier mwiza cyane umusaza abantu bakuru bahita byibuka Inspecteur Derrick twagira undi mu acteur ariko nayo movie nagakunda gucaho cyane ni rimwe na rimwe bamwitaga Jean Paul Belmondo umutipe warasiraga ku kibuga cy'indege kandi ari acteur akahita apfa kandi ari acteur akahita caho so ziri muri movie rero zaranze muri umwaka wo muri 98 right 98 reka wenda dusimbuke tujye muri 2000 99 tuwereke hari kirimo muri 99 99 nubwo inuza communication ya MTN yari 99 MTN yari 99 ifata buguzi yarangaye hapi ifata 2500 sibyo ni cyatanu ndimo ndibuka 2500 yari 2500 arayigura ku kwezi kuragiye ntabwo bakiraga nta telefone umuntu yatungaye icyo gihe umuntu afite telefone rero ni Motorola papa ndayibuka Motorola caja yari imeze nk'ikibando voilà yongiyo kabisa ifite na kantene n'abantu bakuru kantene ifite abantu namwe ufite rero kuzagira telefone kabisa agira ngo muri keno ndabona twakomeza 99 muri 2000 okay muri 2000 reka nkubwire ikintu cyo muri 2000 nibuka yuko batubwiye yuko imeruka igiye kuba ngo niho hazaba imeruka yarasakaye abantu barara muri stade itware muri stade na president yajemo icyo gihe president yari Bizimungu Pastor Bizimungu Pastor ngira ngo ya nawe ndibuka yuko yajemo ngo saa 6 z'ijoro haraza kubaho imeruka abantu barasenga aho ni mu mwaka wa 2000 abantu bari muri stade igikuba kiracika ngo imeruka iraza kuba so bye sereka dukomeze na 2021 wari uzi ko buriya mu Rwanda muri 2021 mu Rwanda ko dusimbutse cyane uracyashaka guha abantu byo muri 2001 ntacyo ufitemo kirimo bibiri niyo ushaka kubwira yuko muri 2001 nuko abanyarwanda buriya bakuze showbiz kuva kera bakunda entertainment buriya kuva kera nubwo twagize itsinda rya groupe Makoma ryaje kuririmba muri Stade Amahoro groupe Makoma abantu cyo gihe barabyibuka groupe Makoma yataramye abantu kuri stade kuri stade noneho byari binarenze byari biteye ubwoba cyane ariko ari umuntu ndi urwara ramye ngo ngore katoya hanyuma ngo ngaruke ngo muri sport ngo arakabona simbutse ko kera mu Rwanda twari dufite buri ama equipe abiri ariko sinabyita ngo ama equipe abiri Rwanda B na Rwanda A umuturage nibuka yuko nafanaga Rwanda B ari nabwo igikombe cy'isi cyatwawe na Bufaransa ariko twagira equipe muri Sekafa ari abantu bitwaga ba Shiraf Kadubiri mbona bucya Desire ngira ngo kigera kinaga dufite n'undi mugardien nawe ugeze gupfa Claude ngira ngo Shimimana niba nibuka uribuka mzoe big time umva 2002 so 2002 rero muri 2002 ibintu byari bikirimo still byari birimo gusa ariko no wagenda gaza ibintu bijyanye n'amaboîte abantu ntabwo bajyaga muri boîte yego muri boîte abantu bajyaga muri boîte kubera ko wenda bari bato ariko abakuru bajyagayo by the way hari za Cadillac Nyiraruke buriya none wari na boîte basohokagamo ntabwo basohoka ku mama kuko nta mu DJ wabagaho icyo gihe bakurushaga cassette ndibuka ko twasubizaga inyuma n'ikaramu warebaga filime gute filime rero ni Magneto ku bantu babaye Nyamirambo ebana hejuru cyane Remera hejuru cyane muri California mu Gikorodoro buriya mugabo bita Yanga The One Video Library yatangiye hagati ya 2022 na 2023 The One mu Gikorodoro abenshi Zinia Kicukiro nabo bahita babyibuka ko abantu bakunze kureba movie cyane hari so gira ngo 2003 nuko aje kubaho amatora yo gutora president ngira ngo iyo nkuru nayo yarabunze cyane iragwenga cyane gava iro mugari wawe so gutyo turaryoherwa hagati aho ngo ariko tutaragira muri 24 nyuma y'intsinzi y'amatora y'umukuru w'igihugu His Excellency so twagiye twinjira noneho mu kintu kisa nka umwaka 2024 uri bari kwibukamo 2004 nibuka yuko nibwo natangiye kumva umuhanzi Chris Brown Chris Brown amushyegi reka ngwibutse gatoya muri 2020 nibwo hatangiye kuza ikintu cyiza picture mu maso y'abanyarwanda
hagati ya 2023 na 2024 nubwo twacakiranye n'ikipe ya Ghana Gatete Jimba akubita igitego Ghana 2004 umuhungu arabyanga tugiye Buganda arahakomerekera abantu wangame kindi gitego igihe tuba tugiye mu gikombe cya Afrika tujya mu gikombe cya Afrika tugezeho turabazunguza ariko kubw'amahirwe make turataha urumva u Rwanda ikipe y'Amavubi yatanze ibyishimo muri uwo mwaka 2005 byagenze gute 2005 rero haje kuzaho gahunda imwe nziza cyane abantu batangiye gukunda radio radio icyo gihe rero radio 10 radio 10 rero nagakoreraga kuri tele 10 buriya radio 10 yakoreraga ngira ngo ni kwirebero dusuza cyane umuntu bita MC Mande hari umukobwa nibuka neza watangiranye na radio 10 ntago mwibuka umukobwa agiraga ijwi ryiza yagiye mu France yavuga France neza cyane reka da muri 2025 rero 2005 sorry Radio 10 niyo yatangiye kuzana style y'imiziki ariko hagati aho harimo abahanzi so muri iyo myidagaduro rero habaga ikintu bitaga streetball na sprite ball donc ni bimwe birenda gusa byaberaga kuri stade no gwaje itsinda rya 6 azaho kwa tutavuze wenda kuri Bad Boys na Good Guys ko bo n'ubundi bari bahari still ariko bari kugenda bakura tubura gusuhuzaho n'umuntu bita Jack B ibyo bintu leta byibuka azitsinda ribyina abana batanya kubikunda ariko abantu bahostingaga ibyo izo show yari CFM Contact FM kuko Contact ndibuka yuko yaje nyuma ya Teledis ariko muri iyo nuza niho tuba dufitemo abantu bitwaga ba MC Murenzi tukagiramo DJ Khaled bara abanyamakuru tukagiramo Spikey mbere yuko hinjiramo ba MC wamamaye bo nabejo bundi so icyo gihe rero muri izo streetball niho tuba dufite umuraperi rero nindi bari babiri ubundi bari batangiye guca ibintu umuraperi wa 2005 n'indera ntago mwibuka bamwitaga MC Mahoni Boy turi kumwe turamusuhuze cyane nandi baza kigali tuzamugireho n'undi muntu bitaga DMS yaribaga igifaransa neza cyane ari tsinda n'irindi tsinda ryitwaga Phantom kugira ngo Phantom Crew ngira ngo yarimo umuntu bitaga Daddy Casanova kuko nawe afite ikiganiro yari muri generation y'abantu bitwa ba Casanova ari muri generation y'abantu bitwa uyu waririmbye Meta Faisal ya Imeta ni generation imwe bafite studio bitaga bari bafite studio kwa Busy Beat Bread 2006 rero twagize itsinda riza guca ibintu cyane n'abandi ndashaka guhuza 2005 nitemuhuza na 2006 ni Kigali Boys KGB MYP Henry Hirwa rest in peace Rasta never die Skizzy right so hanyuma icyo gihe 2005 nubwo twaje kwakira igitaramo cy'umuntu bitaga Dr Jose Chameleone ari kumwe na mutabita Mr Nice kukule balaba skeli eva na balaba hajya akandi karimo nibuka chukula ko ni chukula choliye aduya abantu bakundaga kunywera inzagwa munuza muri quartier mu makartier turabasuje ndabizi turabasuje bicagiye kabisa atipora zikwanda bakundagira bore fagilia bobo kukula balaba skeli balaba ivo ari abarachi Dr Jose Chameleone dukubita nabwo uriya ameze neza cyane kipepe ay mama kipepe yabaga na club ya Danger yabaga Nyereroke yabaga muzi mu migira bayitaga yitwa gwiki ariko narageze ndabona club zo migina ndazibagiwe uzuko wasangaga zuzuye se kuki utavuze Loco de Face Loco de Face ndago tunasi nizo zarindaga umutekano arabuye ari poke guys Loco de Face abantu babaye muri Loco de Face namwe kabisa bakoze akazi keza cyane turabasuje aho muherereye umva ngutera inkuru 2006 hari studio buriya yabiciye bigacika yitwaga Happy Records yabaga Iremera ari kwa Makuza kabisa nako kwa Mutsinda shaka papa inyuma gucya kwa Mutsinda shaka noneho 2006 buriya ba Ben batangiye kera ba Ben ba Medi na bejo bundi kuko oya nagara bejo bundi
oya babe aho ngaho uraza ko right wumva uraza kubagira urumva aho ngaho muri 2006 bivugaga nyine 2006 harimo iyo Kigali Boys KGB ngo tubaze tubikomozaho ari naho abantu batangiye gukunda kumva cyane VOA VOA ko nayumvaga ari wavuze ko muri mu gitondo natangiye kumenya Chris Brown Justin Timberlake inzimbo z'abahits ba Mysterious ari naho za 2004 still n'ubundi aho za in the club zasohokaga wenda ariko twanze kwinjira amakuru yo hanze cyane ba Prezo muri Kenya byari sawa cyane so twende kazi arimo 2007 rero muri 2007 nubwo haje rero uruhando rwa music mu Rwanda cyane abantu bagiye baza ndavugamo nka Riderman yari kumwe mu itsinda rya UTP Soldier so akazaba Young Dreams icyo utazi uko mbyuka ugisinziriye bakoye indirimbo na Casanova icyo muri uwo mwaka nubwo haje abantu nka Bulldog buriya reka vuga kano kantu mbone gusuhuzaho na Tough Gang suhuze na Bulldog cyane waruzi ko umuntu bita Bulldog uramubona Bulldog Fireman JC ni mu gikumbu yuko yagiye JC1 bari abantu buriya kira ntago ari kuri abitwaga buriya Bulldog akiga muri Setandre ntago yitwaga Bulldog mbere yuko akora imperuka buriya Bulldog mbere yitwaga Jet Wide yitwaga Fresh Date niko kuvuga umupfu utohereye Fireman rero we yitwaga Jet Wide yaririmbaga nka Akon mbere yuko Young Junior azi ishyamba si ryero namba mbere yuko azi noneho Jace ni mu gikumbu yuko urabura yitwaga Lili Mahuma izina z'umuntu abasore amazina abahungu rero barimbaga muri Magic Moment icyo gihe bari bafite n'indirimbo bari barakoze mu gitare nimba nibuka neza baza kwereka Bulldog rero itaza mu isura nshya azitwa Bulldog adukubita indirimbo y'imperuka bayikora remix iba nziza cyane ubwo mu itsinda hamwe na ba J Paul rest in peace man ikomeze nayo mwakire so bakora itsinda rikomeye cyane muri iyo generation icyo gihe 2007 ba Riderman adukubita za Rutenderi so hip hop yari kugenda yerekana ko ibintu zamuka uruhango rwa muzika mu Rwanda so abantu babyumvaga ariko twari dufite undi muhanzi urabitaga izina ryongeye kuri indirimbo mbiyo nimba mwibuka Anjura norikiyoze ikibasumba imico byiza bamwita Big Dom big time namwibuka big time so ku bantu ba gospel rero ntago turi bubibagirwe dupepe Yesu abantu muri gospel sema amen ariko twari dufite umuntu mwiza cyane warimbaga neza cyane Nosti yakoze muri radio bamwita Eddie Kamoso sha Eddie Kamoso turabone turamusuhuze tumubwiye yambo sana grand frère Eddie Kamoso ari muri Amerika amaso yagiye ku misozi gutabarwa kwagiye kuzava iyo ni indirimbo yari yaraciye ibintu bro yarari hari undi mutipe wasengeraga muri wari ufite church mu Giporoso nibagiye kunitwa bamwitaga Emile Nzeyimana nabayeho agasha anyiteje ubuze nawe tumusuhuze reka twihute okay so let's go tugende na still gospel undi wanyuma muri gospel vie mukuru cyane bagera muri reka tuvuge batatu gusa muri gospel batatu dufitemo papa Aime Wimana tukagiramo vie afande Simon Kabera tukagiramo nundi munyibutse ubundi harimo tuzamuka tujya na 2010 buriya na ba Diane Nkusi bari barimo na ba Gabi Kamanzi n'uyu ba Gahongayire nawe yarimo Gahongayire kabisa icyo gihe we yarifite na hit cyane ni Burundi 2010 ni Burundi uwo mugabo Alexis Dusabe merci beaucoup ndamwibutse Alexis merci turabusubize cyane dukomeje za 2008 na kangahe nubwo haje kuzaho 2010 nangwa n'uwaje abahungu bagukubitira uzaza ryari nubone the band big time so haza Meddy nawe akora ibintu byiza cyane
muri 2010 nubwo babasha kugira noneho biyerekana noneho badukubitira za mubwire kubona tutangiye gufilinga kabisa ibitaramo tubasha kujya ku mastade abasore bakubita amarubumu hariya za Riderman bakubita wujuje stade niyo muntu wujuje stade bwa mbere iriya petit stade kabisa igihe yasohoraga ni Rutenderi ni iki ngira ngo ni album yari yakoze ariko nimba nibuka neza byenda gusa nkuko icyo gihe harimo na Meddy na Debe nawe aje gufungirwa wenda muri stade Meddy we biza gukunda arakora muri iryo gihe icyo gihe no munyamideli nawe tumusuze Dadido Maximo nawe ari umunyamideli mwiza cyane icyo gihe wakoraga werekanaga imideli kabisa icyo gihe byari byiza 2010 harimo umwaka ibintu bigiye biryoshye kabisa muri abantu muri icyo gihe ndibaza ko bari bubyibuke so sinzi rero nimba twakomeza dushobora gukomeza nkuko tubibabwira cyangwa by the way na King James yari muri iyo generation y'abantu bama R&B na Miss Jojo na Miss Chanel abo nibo bantu bari nyingi ya mwamba na Liza Kamikazi beretirida ariko waduhaye akantu cyera hari utuntu wajya gukora urumva dushiriramo akantu gatoya ya muri twese tuza gushiraho mu kanya ariko ukora wakubise ati beretirida ariko na Liza afite indirimbo ze cyane turamusubiza nawe uriya mukobwa usigaye muri Amerika bita Priscilla ari muri generation y'umuntu bita Peace Julius nanjye kuri indirimbo yari kuzanyiciye alright tuzamuke Miss Rwanda yaje ryari yatangiye ariko bro Miss Rwanda norabunyishe no Miss Rwanda se Miss Rwanda gusimbuka muri gospel rero hari murakoze album ya Danger still now kabisira cyari hits ni Richard ni Genda Hayo Richard ni iki kabisa yakoze akazi keza cyane warekana warumbajije gute zibitarancika waruvuze Miss Rwanda rero abanyamiga twagize so aho tutumva ngo Miss Rwanda urumva so mbere ko twinjira kuri Miss Rwanda still n'ubundi niyo ari umunyamideli wari waracibi nawe muri yo noza ya Dadido kugira ngo ariko we n'umukristo akaba ari Claude Ndayishimiye Claude yabaye n'intore nziza cyane abantu bazi ko bazi no guhamiriza Claude nayo tubona ko tumuhereza Peace wakoze akazi keza cyane so Miss Rwanda rero dufite umuntu bita Grace 2010 n'icyenda 2010 hagati Grace hagakurikiraho uriya wakurikiye ninde nyuma Grace bahati 2012 haje Aurore yakoze ukoje ubundi nawe tububye urugo ruhiri shamisi okay tuzamuke 2020 barasene twabakatira tubareke tubapobe cyangwa tukomeze twendeleze twendeleze katurangiza turi muri gahunda ya Tera Story by the way muri uko tubagezaho entertainment information ndetse na education muri gahunda yacu twiyemeje kugeza ku bakunzi bacu cyangwa ku bantu badukurikirana tubwire rero twari turimo kwibutsa ahahise yacu generation muri iyo generation harimo abana rero urabona nkuko dufite urabona uko iminsi igenda ishira imyaka agenda haza ibintu bishyashya uyu munsi dufite Bushari twagira Ishkevi twagira Betray twagira n'abandi twagiramo ba Vanessa na ba Bitkila kuriya ariko kiragiye rero warapitse nabo bakubitaga kabisa urumva ba DJ General abantu badukora indirimbo I love Masiri n'abandi ku kantu yo ndimba darimo badani abantu abahanzi byose cyane bari bafite rero akazi kenshi kuko muri ibyo bihe ni naho hatangiye kuza amahirwe kugenda muri za gumaguma wawe ukumura twegumaguma ya mbere Tom Close Dr. kabisa Tom Close peace Dr. so umuhanzi se wibuka baba baratuma icyo gira byuka se afite n'amadeni menshi cyane ngo yarambuye na mama wiwe niyo makuru nubuhera ahubwo ningiye kuvuga uwo bakoranye indirimbo Sean Kingston so ngira ngo nibyo ngiye apisi ibyo ngiye se hanyuma abantu
akaryoshye ko kadahora mu itama n'ubundi hanyuma ubutaha tukazabashyiramo kandi cyangwa wari ufite akandi ka 2024 ni iki gishyashya ni iki nonaha ubu ngubu twari turimo kuvuga mu Rwanda twavuga ubu ngubu turi Dubai turimo turi muri Dubai turi muri Dubai 2024 aha niki ubona muri 2024 niki umaze kubona niki urimo kubona muri 2024 kidasanzwe yaba muri entertainment yo mu Rwanda cyangwa naho uri bimeze gute bihagaze gute donc showbiz yo mu Rwanda y'icyo gihe nkuko twabivugaga n'ubu ngubu ngewe ukuntu mbibona mu mboni zanjye biratandukanye of course biratandukanye en fait twagize ikibazo mu gihe cyashize ntabwo twakoreshaga ama YouTube cyane ntabwo twakoreshaga ama YouTube so abantu bagiye bumva YouTube vuba sibyo bazikoresha vuba so ariko ntekereza ko yuko hamwe na ministère wenda yabifite mu nshingano iracyakomeza kubikurikirana ifite ukuntu ibona igenda ikosora bimwe na bimwe ariko tunabakoresha gukomeza gukora music bakomeza no gushyigikira abahanzi abakinnyi ba filime ari nka movie igeze kundwa yawe y'umu acteur cyane twagize mu Rwanda uyu munsi tago tukimubona nka Willy na Gaga muri ari kumwe na Aline Gahongayire muri movie cyane nziza basa dushakira nga part 2 bayikore turebe noneho itandukaniro umunsi kore uko bimeze turebe ko bakibasha so ngira ngo rero kuko arumgiye icyo twishimira nuko umuziki urakorwa mu Rwanda entertainment ariko bagerageze wenda barebe ibyo kuha abantu by'ingenzi akanyuma akanyuma udushuka kantu se naguri bukaduhe kaka aje ntabwo jewe ko kuna rashashe nagukiri none nagukiri ariko ubutaha nzameze neza cyane ndi muri izi ngizi bitarabaho okay mu byukuri by the way no muri gakondo twari dufite Gilson Neore tutamwibagirwa aracyahari twagira na vie mukuru weretse ku nshinga 30-40 Masamba Nore twagira na Ngarukiye Daniel Sha twagira n'undi muntu bita Ivangenzi more so twari muri gahunda yo kwibukiranya ahahise cyangwa ibihe twagiye bituranga twagiye ducamo yaba ari bya challenge twagize entertainment ibintu utuntu dushya twagiye turanga imyaka yo kuntu generation zagiye ziza so reka rero tubasezere cyangwa bagena muri comments baduhe n'ibitekerezo ku bikindi kintu bifuza ko tuzabaganirizaho tukagira ibyo dukumbura hanyuma tuzagaruka ubutaha muri gahunda ya Karahanyuze so niko byari bimeze reka rero muri Tera Story yacu ubutaha muri Tera Story tubemereye indirimbo zimeze gutya ndayoboza kwirembe bambewe yereka inzira hagati y'ibiti bibiri arindi cyo nugashukwe n'abatara iriya ndirimbo ibyo byose nagakoni kanje ni icumba mu buzima bwa buri munsi oya turashimira Daddy Casanova waririmbyira nziza ariko ni ya focus fashaho big time so reka dusezere abantu tubabwira ngo mujye muri comment mutubwire namwe mutubwire ibyo wibuka muri iyo myaka yahise ari imyaka twagiye dusimbuka bitewe n'igihe ariko mu byukuri soko twayirengagije ahubwo ni umwanya rero ushobora kujya muri story muri comment ukatubwira ngo muri Tera Story yacu y'ubutaha muzatuganize muri ibi muzatubwira ibi ciao nakagaruka thank you so much like na follow big time murakoze big time love ya ducumura